Turabashuhuje mwese abadukurikiye mwese abaturutse ku migabane itandukanye yo ku isi, Amerika, Burayi, Aziya, Afrika yose nzima n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Fasha umwanya wo kugira ngo mbasuhuze mwese aho muri hose. Bwakeye mwaramutse neza, Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ku bwanyu mwese ko muri amahoro. Tuje muri cya kiganiro imbaraga z'amasengesho kugira ngo n'ubundi dukomerezeho twumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu munsi wa gatatu. Tubahaye ikaze mu kiganiro rero. Imana ibo mugisha, muri kumwe na Bishop Francis. Turacyabakunda kandi turabazirikana, turanabasengera. Imana dukorera turabizi ko Imana yumva gusenga kw'abera. Imana ibo mugisha rero. Nongeye gusuhuza n'ubundi nabo turi kumwe, abayoboye iki kiganiro muri tekinike, barimo abakozi b'Imana Robert. Imana iguha umugisha, mwese turabasuhujije. Ndumva twatangira dusenga Imana, twese twiragiza Imana. Turagushimiye mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nzima kandi yumva gusenga. Tweretse uyu mwanya tugiyemo, tuguhaye ikaze kugira ngo dushoboze dukore ibyo ushaka kandi bituma bibasha kubohora benshi. Dusengeye n'imitima y'abagiye gukurikirana bose, waho umugisha mu kumva ijambo ryawe kandi ribohore benshi, rikize benshi. Ndagushimiye ko uhagararanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ni igice cyaho cya 13. Turahera ku murongo waho wa 19. Samweli wa mbere ni igice cya 13 ku murongo waho wa 19. Bibiliya iravuga, umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarize uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo, niryo tyazo rityaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani nibo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome cy'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'Imikimashi. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Samweli wa mbere, ni igice cyaho cya 13 ku murongo wa 19. Nayo magambo nifuza ko tuganira. Turavuga ijambo rivuga kuba intwaro zigushiranye, bigenda biti intwaro zishize. Ku bantu bazi urugamba, iyo uri ku rugamba hari abo muhanganye ku rugamba, abo wita umwanzi baba bafite intwaro, nawe ubwawe ufite intwaro, ariko hari aho bigera intwaro zigashira. Bigenda biti intwaro zishize kandi ukiri ku rugamba. Birashoboka ko intwaro zashira bitewe n'intambara cyangwa se n'umwanya umaze ukoresha izo ntwaro. Bijya bibaho intwaro zigashira. Ariko iyo bigenze bityo, nabazaga ngo iyo bigenze bityo intwaro zishize, amasasu agashira kandi urugamba ruracyakomeza, bigenda biti? Ni ikibazo narimbajije, nawe ubaze umutima wawe. Narimbijyanye mu ntambara zisanzwe hano ku isi, abazize barazizi, ariko noneho reka tubijyane mu mwuka. Iyo umuntu acogoye mu buryo bw'umwuka, iyo umuntu agabanukiwe, hari ibitumye ugabanuka, kuko birahari hano ku isi. Iyo ugiye hanze ahangaha wumva byinshi abantu bagenda bavuga bitewe n'ubuzima turi muri iyi minsi, kubera ibihe turimo. Ibihe, abantu bose bagira ibihe byabo.
umuntu wese agira igihe cye, ariko muri icyo gihe urimo biterwa n'ukuntu cyitwaramo cyangwa se ukuntu ugicamo. Ariko noneho muri ibyo bihe abantu tubamo, burya abanyamwuka tugira amasasu y'umwuka, tugira imbunda zo mu mwuka. Ndagira ngo bitandukanye, isi igira imbunda zabo, ariko n'abanyamwuka, ndavuga abakristo, intwaro turwanisha ni ikintu cyitwa amasengesho. Icya kabiri, turwanisha ijambo ry'Imana. Ariko nabajije ntangira mvuga ngo ese iyo intwaro zigushiranye ukiri ku rugamba bigenda bite? Ni ahangaha dusomye amagambo y'Imana, aho twasanze ngo Abisirayeli intwaro zirabashirana. Ibyo barwanishaga muri icyo gihe cyabo, barwanishaga amacumu, bakarwanisha imihoro, bakarwanisha intorezo. Izo ni intwaro za gakondo bakoreshaga mu gihe cyabo. Ariko noneho ngo hari ahantu bakundaga kujya gutyariza ayo macumu, iyo mihoro, ngo bajyaga bamanuka bava iwabo bakajya kubityariza mu Bafilisitiya. Igihe kimwe ngo Abafilisitiya baricara baravuga ngo tugiye gufata gahunda yo kubuza abaturanyi bacu kongera kugaruka kuza gutyariza intwaro zabo iwacu, kugira ngo tubone uburyo tubafata bitaturuhije. Abisirayeli bagiraga igihe cyo kumanuka bakajya mu Bafilisitiya gutyarize, kuko ngo niho hari ityarizo batyarizagaho imbunda zabo, cyangwa se ibihosho byabo, cyangwa se imihoro yabo. Imbunda bakoreshaga muri icyo gihe navuze ngo zari za gakondo, bitandukanye n'iby'ubu ngubu amasasu n'imbunda bisanzwe tumenyereye. Ariko bo icyo gihe bakoreshaga intwaro za gakondo, kandi bakarwana bagatsinda. Ariko bakabikora mu izina ry'umwami wabo, bakabikora mu izina ry'Imana yabo, kandi Imana ikabatsindishiriza. Imana igahagarara nabo ku rugamba, Imana ikabashyigikira kandi bagatsinda. Noneho bivuye kuki? Kugira ngo Abafilisitiya bafatire ambarigo, kugira ngo be kongera gusubira iwabo gutyarizayo. Babafatira ingamba zo kongera kutagaruka iwabo kugira ngo bajye gutyariza imihoro yabo. Byavuye kuki? Tugiye kuvuga ku mpamvu yatumye Abafilisitiya bafatira ambarigo abaturanyi babo. Byari bivuye ku mwami wa Isirayeli yari akoze icyaha. Icyaha yakoze, Bibiliya iratubwira, mwese abasoma Bibiliya, Bibiliya iratubwira ngo Samweli, Imana ituma Samweli, iramubwira ngo genda umbwirire Sawuli antegerereza ahantu mu minsi 7, Imana izaza ivugane na Sawuli. Bibiliya iravuga ngo Sawuli aragenda ajya aho Imana yari yamubwiye, aricara ategereza umunsi wa mbere, ntiyabona Imana. Ategereza umunsi wa kabiri, ntiyabona Imana. Ategereza umunsi wa gatatu, ntiyabona Imana na Samweli. Ategereza umunsi wa kane, ntiyabona Imana na Samweli. Ategereza umunsi wa gatanu, nabyo bimugendekera uko nguko, ntiyabona Imana na Samweli. Ageza ku munsi wa gatandatu, nabwo ntiyabona Imana na Samweli. Ntiyabona umuhanuzi Imana yatumye, ntiyabona n'Imana yatumye. Ku munsi wa karindwi ngo yigira inama yo gusoza iminsi Imana yari yamuhaye, kugira ngo Imana imusange aho hantu, imuhe icyerekezo kindi. Kuko abami ba Isirayeli kenshi bakundaga gukorana n'Imana
niyo bajyaga ku rugamba babazaga kugisha inama Uwiteka. Ibikorwa by'igihugu cyose byagombaga kuva ku Mana yabo bizeraga, bakagirwa inama ibyo bagomba gukora mu gihugu. Ni muri icyo gihe rero Sawuli nawe Imana yari yamubwiye ngo icara ahantu uze wicara aho nkubwiye, tuzahurira aho ngaho tuganire nguhe icyerekezo cy'igihugu. Arategereza iyo minsi yose navuze, ageze ku munsi wa 7 ararambirwa abivamo. Umunsi wo guhaguruka ngo agende, ahura n'umuhanuzi ari we Samweli. Bahuye aramubaza ngo kuvuye aho Imana yari yagutegetse kuba, ninde uhagukuye? Samweli aramubwira ngo nabonye intambara insumbirije, nigira inama yo kujya gutamba igitambo. Samweli aramubaza ngo ninde wagutumye gutamba igitambo ko bitangwa n'Imana? Ninde wakubwiye kuva hano Imana itabikubwiye? Aramubwira ngo nigira inama ngo kubera ko nabonaga intambara igiye kundusha imbaraga, nigira inama yo kujya gutamba igitambo kugira ngo Imana intabare. Samweli aramubwira ngo wigira inama, ndi wowe wigiriye inama, ariko si Imana ikugira inama. Kubw'iyo mpamvu rero Imana iguciye ku ngoma, ngo kuko Imana yiboneye uwo umutima we yishimira, ari wagiye kwimika ku ngoma wari uriho, kubera ukoze icyaha cyo kutumvira Imana. Bityo ngo Isirayeli igira ikibazo giturutse ku mwami wayo. Icyaha yakoze nuko yanze kumvira Imana. Bityo ngo icyaha umwami akoze gikwira igihugu cyose, abatuye igihugu cya Isirayeli Imana ibateza abaturanyi bayo. Imana ihagurutsa Abafilisitiya, baraza ngo batangatanga Isirayeli, ngo batangatanga n'amayira Abisirayeli bakunda kunyuramo bagiye kubaza gutyaza ya macumu yabo, barabakumira. Bityo igihugu kigira ikibazo giturutse ku muntu umwe. Haleluya. Bibiliya niho dusanga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ashaka kwisuzuma, wisuzumira mu ijambo ry'Imana, wisuzumira mu Mana. Niba uhagaze neza, niba udahagaze neza, urabimenya. Cyane cyane ndavugana n'itorero rya Kristo riri hano ku isi. Iyo watandukiriye ukava mu bushake bw'Imana, uba wakoze icyaha immediately. Iyo wanze kumvira Imana, uhura n'ingaruka zo kutumvira Imana. Iyo wanze kumvira ijambo ry'Imana, byanze bikunze ingaruka zo kutumvira ijambo ry'Imana uhura nazo, ntawe ushobora kuzikwepera. Iyo wanze kugendera mu nzira y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, byanze bikunze uhura n'intambara zo kutumvira Imana. Hari igihe abantu baba mu itorero ariko ari ingunge. Hari abantu baba mu itorero wabareba ukagira ngo ni abantu koko bumvira Imana, ariko abo bo uzabamenyera mu bikorwa cyangwa se mu mbuto bera mu itorero. Umuntu wumvira Imana atandukanye n'umuntu utumvira Imana, biratandukanye, kuko bo ugenda ubamenyera mu mbuto bagenda bera mu itorero ndetse no hanze y'itorero, niho ubamenyera. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo Sawuli ateza ikibazo agitewe no kutumvira Imana. Aho Imana yari yamubwiye ahikura Imana itahamukuye. Bisobanuye ngo Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahura. Uko yakoraga kera, uko yahanaga abantu kera, n'uyu munsi ni kwihana kandi ni kwizakomeza guhana. Umuntu wese wanze kumvira Imana
byanze bikunze uba ukurura ingaruka mbi mu buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo Samweli aramubwira ngo ubwo wikuye aho Imana yagushyize, nawe Imana igukuye ku ngoma, iguciye ku ngoma. Muribwira ko Imana idahana? Imana irahana. Hari igihe abantu bibeshya, abantu bakibeshya bagakora amasengesho menshi yo gusenga Imana bavuga ngo Imana ibumvire, ariko rimwe na rimwe bagasimbuka bakanga kwihanira Imana. Iyo utihaniye Imana ngo uvuge icyaha wakoze, ngo ugisabire imbabazi, ntabwo ushobora gukora amasengesho atarimo kwihanira Imana ngo ayo masengesho azumvikane. Nubwo waba usengera indwara zimeze zite, ariko waranze guca bugufi ngo ucire bugufi Imana, nta na rimwe Imana izakumvira waranze guca bugufi ngo uyihanire. Byanze bikunze Imana izagukura mu byayo, Imana izagushyira ku ruhande rw'iby'Imana yaguhaye. Dukwiriye kumenya ngo Imana ni umubyeyi wumva, Imana ni inyembabazi, Imana ishaka abantu bayicira bugufi. Umuntu wikakariza mu Mana ntabwo ishobora kugendana nawe. Umuntu wishyira hejuru ntabwo Imana ikorana nawe. Dukwiriye kumenya yuko niba koko waracirijwe ukaba uri mu itorero rya Kristo, ukwiriye kugenda nka Kristo uko abishaka. Ukwiriye kuvuga nk'uko Imana ibishaka. Ukwiriye gukora ibikorwa bijyananye n'ukuntu Imana ibishaka. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Abisirayeli bahanwa kubera icyaha Sawuli yakoze. Umuntu witwa ko ari umushumba cyangwa se reka mvuge umuntu wese witwa ko ari umutambyi, iyo ayoboye umukumbi w'Imana ntagire umwuka utuma aca bugufi, agakora ibyaha nkana, agakomeza kubwiriza intama z'ubwoko bw'Imana imbere y'abantu bayo n'imbere y'Imana ariho umugayo, nta na rimwe itorero rizatera imbere, nta na rimwe itorero rizagira impano z'umwuka wera, nta na rimwe abashumbye ko bazatera imbere mu by'umwuka, ko bazatera imbere mu by'umubiri. Mu gihe cyose uri umutambyi utazi guca bugufi ngo wihanire Imana, umenye ko uriho umugayo. Haleluya. Niba Bibiliya itweretse ko Sawuli Imana yaramutegetse ngo najye ibunaka agenda yicaye ategereza Imana, yarangiza akarambirwa. Hari abantu dutunze yewe n'abo dushumbye harimo bitwa ko Imana yavuganye nabo, ariko bigeze igihe cyaho barambirwa bakabitera umugongo. Abo dukunze guhagarara imbere tubabwira iby'ubwami bw'Imana, rimwe na rimwe tukabivanga, rimwe na rimwe tugahanura ibitari byo, rimwe na rimwe tugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, twihishe mu bwami bw'Imana. Imana umunsi umwe izagushyira ku karubanda. Uhagaze mu irembo ukumiriye abana b'Imana kugira ngo be kujya imbere. Imana izatubaza ibyo bintu. Tuvuze kuri Sawuli, birashoboka ko nawe uyu munsi ushobora kuba waba Sawuli mu itorero. Ibyo Sawuli yakoze birashoboka ko wabikora, ariko haracyari amahirwe yo kwitekerezaho ukareba niba ibyo ukora Imana ibyishimiye. Ariko turashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Burya hari abigenda yisigariza baba mu itorero. Wowe buri munsi Imana irakubwira ukirengagiza ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ugasambanira mu itorero,
ugakora ibyangwa n'Imana, ukabeshya, ugahanurira abantu ibitari byo, ubeshya abantu, umenye ko wikurura umuvumo, umenye ko uzana umuvumo mu itorero. Imana izatubaza amagambo yose twavuze, ayaturutse muri twe. Imana izayatubaza, izayazana iyashyira imbere yacu. Turimwe turazana umuvumo ku itorero rya Kristo. Bene data, mureke tugaruke twisuzume, turebe niba aho Kristo yadushyize tukihari. Isuzume mu Kristo mwene data, isuzume umutambyi, isuzume wa muvugabutumwa we, isuzume wa munyamasengesho we, isuzume wa mushumba we, isuzume niba koko ukiri hahandi Imana yaguteretse, utaba warahavuye ukaba wikoreye umuvumo, ukabuzana umuvumo mu itorero. Imana izabitubaza. Imana ikeneye umuntu muzima uhagarara imbere y'ubwoko bwayo akahanura ubutumwa bwiza bukwiriye itorero. Ariko turashima Imana, muri ibi byose twavuze, muri ubu butumwa twavuze, ngo igihe intwaro zari zimaze gushirana Abisirayeli, Bibiliya iravuga ngo nuko muri abo bantu bose bari bamaze gushiranwa, ngo bari abantu babiri bari basigaranye intwaro, ngo ni Sawuli n'umuhungu we. Bibiliya iratubwira ngo nuko umuhungu wa Sawuli abonye neza ko ise yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ngo yigira inama, aravuga ngo nakora iki kugira ngo igihugu cya Ise gikurweho igitutsi. Ngo yigira inama, amanuka atagisha inama ise, ashaka escort we, aramubwira ngo mperekeza. Ngo aramanukana n'umugaragu we, baragenda. Ngo bagenda ari abantu babiri, agenda afite intwaro n'umugaragiye umwe, ngo agenda amuherekeje. Ngo baragenda, akeza ajya kwenderanya babanzi b'igihugu cye, ari bo Bafilisitiya. Ngo baragenda ahangana nabo, abantu Yonatani na escort we. Ngo baragenda, ngo yica Abafilisitiya, Isirayeli ikurwaho igitutsi. Imana ntikeneye ubwinshi bw'abantu, Imana ikeneye umuntu umwe wayumvira agakora iby'ubushake bwayo. Imana izagukoresha iby'ubutwari. Imana ikeneye umuntu umwe mu itorero Imana yakoresha mu gihe yayumvira. Imana izagukoresha iby'ubutwari. Ntabwo Imana ireba igihagararo cy'umuntu, ntabwo Imana ireba uburebure bw'umuntu, ntabwo ireba umuntu ngo nuko yize amashuri menshi ngo ibone imukoreshe. Ntabwo Imana ikeneye ubunini bwawe, ntabwo Imana ikeneye ubuhanga bwawe. Imana ikeneye umutima uyubaha gusa. Imana igakorana nawe. Bibiliya iravuga ngo nuko Yonatani ngo yigira inama, aravuga ngo ntibikwiriye yuko Isirayeli yagibwaho igitutsi. Nubwo data yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ariko hejuru hacyari Imana. Arahaguruka afata umwanzuro wo gushaka uburyo igihugu cye cyatabarwa. Uzi ko nawe Imana yagukoresha wa muntu we? Uzi ko wamuvuga butumwa we nawe Imana yagukoresha wa mudamu we? Uvuga ngo ntacyo wabasha, uzi ko Imana yagukoresha uramutse uyumvirwa haguruka ugakora iby'ubushake bwayo? Uzi ko Imana yagukoresha? Niko wa mugabo we, wowe wicaye uvuga ngo jewe si Imana yankoresha, upfa gusa kuba uyumvira gusa ugashaka mu maso hayo. Imana yagukoresha. Wa musore we cyangwa wa mukobwa we, uramutse ufashe umwanzuro wo gukorera Imana by'ukuri ugahagarara mu bushake bwayo, uzi ko wagarura amahoro mu gihugu cyawe?
cyangwa se wagarura amahoro mu rugo rwawe, cyangwa se wazana amahoro kwa so na nyoko, uramutse uhagurutse ugashaka Imana n'umutima wawe n'imbaraga zawe, ukubahisha Imana, ugafata umwanzuro, uzi ko wakwikuraho igitutsi, uzi ko wakwikuraho uburetwa, uzi ko wakwikuraho igisuzuguriro, uzi ko ushobora gukira uramutse uhagurutse. Abantu, impamvu ubona abantu benshi bapfuye kandi bari mu itorero, abantu twabihariye abantu bamwe ngo nibo bazabikora, ariko uzi ko nawe wahaguruka Imana ikagukoresha. Mwabaririmbyi mwe bari mu itorero, muzi ko mwahaguruka mugahagurukana intego yo kugira ngo mwamamaze Kristo, muzi ko Imana yabakoresha namwe. Niba Imana yarakoreshe Yonatani agahaguruka akarwana n'abanzi b'igihugu cye, Imana ikamukoresha ari umwe, uzi ko nawe Imana yagukoresha mu rugo rwawe? Uzi ko yagukoresha wa mugabo we, cyangwa wa mugore we, wa muririmbyi we, wa muvugabutumwa we, wa mushumba we? Uzi ko wahagarara umwe Imana ikagukoresha, aho abandi bose babiteye umugongo Imana ikagukoresha? Twatangiye tuvuga ngo igitutsi cyaturutse he kugira ngo Abisirayeli intwaro zibashirane? Ni icyaha. Ariko kugira ngo igihugu cyongere gisubirane icyubahiro cyayo, byaturutse kuri nde? Byaturutse kuri Yonatani wahagurutse akareba ko nawe ashoboye, Imana yamukoresha. Uyu munsi natangiye mvuga ngo ushobora kuba intwaro zaragushiranye, ariko tubonye umugabo watumye wongera kugarura icyubahiro cya Isirayeli, Yonatani. Uzi ko nawe waba umwe mu itorero ukagarura icyubahiro cy'Imana mu itorero? Uzi ko nawe ku giti cyawe niba warambuwe icyubahiro n'izindi mbaraga, uzi ko wakongera guhaguruka ugasubirana icyubahiro cyawe? Uzi ko wakongera ugasubirana agaciro? Uzi ko wasubira mu kazi uhagurutse? Uzi ko wabona akazi uramutse uhagurutse? Uzi ko wakira iyo ndwara uramutse uhagurutse? Uzi ko hari icyo wamarira igihugu uramutse uhagurutse? Uzi ko hari icyo wamarira itorero mu gihe uhagurutse? Uzi ko hari icyo wakwimarira uhagurutse? Erega wakimarira uhagurutse. Yonatani arahaguruka avuga ngo nanze igisuzuguriro kuki? Ku gihugu cya Isirayeli. Nubwo data yakoze icyaha, ariko si jye wagikoze. Arahaguruka arapfukama aravuga ngo ndi hano mwami w'abami, uko kera wajya kudutabara natwe wadutabara kuri munsi, irengagiza icyaha cya data, nanjye ndaje imbere y'amaso yawe wankoresha. Bibiliya iravuga ngo Imana yumva gutaka kwa Yonatani, Imana imanukana imbaraga zayitabara Isirayeli. Narije nkukubwira ngo wari mu bwihebe n'agahinda, wabonaga bidashoboka ngo ugire icyo ukora, ariko umuntu umwe akiza igihugu cya Isirayeli. Nawe ushobora guhaguruka uyu munsi ukaba umugisha w'igihugu, ukaba umugisha w'umuryango ukomokamo, ukaba umugisha w'itorero, ukaba umugisha w'umuryango, ukaba umugisha w'umugore wawe, erega nawe waba umugisha wa sosiyete urimo. Uzi ko ushobora kuba umugisha w'iyo studio urimo, ukaba umugisha w'abo bantu bose, Imana ikagushima ikagukura ku rwego ikujyana ku rundi. Kubera iki? Wakoze iby'ubushake bwayo. Uzi ko muri ako kazi urimo ushobora guhagararira Imana, Imana ikakubahisha muri ako kazi ikagukura ku rwego ikujyana ku rundi, yuko wahagaze neza. Uzi ko ushobora guhagarara mu gihugu ukaba umwe ugatakira igihugu, Imana ikabohora igihugu cyawe. Uzi ko ushobora guhagarara mu itorero n'abashumba baryo baranze
bakomeza gukora ibyaha, ugahagara uri umwe ugatakira itorero, Imana ikaribohora ikarisubiza ku murongo waryo bivuye kuri wowe. Uzi ko ushobora gupfukama ugasenga ugahamagara Imana, Imana ikagutabara ikabohora sosiyete urimo, Imana ikayigirira neza. Uzi ko ushobora kuba umunyamugisha wahuri mu gihe ugarutse ku Mana ukayumvira ugakora iby'ubushake bwayo. Nje kubwira ngo rero ibyo wari umazemo iminsi ureba ko ari iby'abandi, nawe ni ibyawe, nawe washobora. Uyu munsi nawe washobora. Imana yiteguye umuntu uyu yakoresha. Turimo turagera ku musozo. Ntiwihebe, ntutekereze ko ari ibya pasiteri, ntutekereze ko ari ibyo bavuga butumwa, ntutekereze ko ari iby'abizi, ntutekereze ko ari ibya runaka, ntutekereze yuko ngo ni iby'uriya muntu ugaragara. Oya, ntabwo Imana ikorera muri ubwo buryo. Imana igendana n'umuntu wese wayishatse akayumvira. Kandi Imana ntikunda, ntikoresha ubwinshi bw'abantu. N'umwe ahagurutse akayikorera iramukoresha. Rero Imana ibampera umugisha, Imana ibagire neza. Gusa nsoza mvuga ngo bene data, nk'uko Sawuli twabonye icyaha yakoze cyatumye kigera ku gihugu cyose, ndagira nkubwire mwene data, mushumba, mugenzi wanjye, mutambyi, muvugabutumwa, aposo, intumwa, abantu batandukanye, abanyamasengesho barimo amaze iminsi bamenyereye itorero rya Kristo, bamenyereye ibintu by'Imana. Musigeho, mugarukire Kristo, Imana ibateze amaboko yayo. Mugaruke mu itorero, muce bugufi, mushake mu maso hayo. Imana ni inyambabazi, Imana ikeneye umuntu umwe. Imana ibampere umugisha kandi ibagire neza. Ngiye gusenga Imana basengera kugira ngo iri jambo ribafashe kandi rigire aho ribakura ribajyana ahandi. Mana, mu izina rya Yesu dusengera ijambo riherekeze abaryumvishije, rihindure ibitekerezo, imvugo, imikorere, ribajyane mu cyerekezo nk'uko wahagurukanye na Yonatani. Waheraga wahagurutsa Yonatani muri iki gihe cya none. Mana, gira uwo uhagurutsa mu muryango, gira uwo uhagurutsa mu itorero, gira uwo uhagurutsa mu gihugu, gira uwo uhagurutsa muri ako kazi, gira uwo uhagurutsa aho ngaho. Mana, gira uwo uhagurutsa. Ba Yonatani barahari, gira uwo uhagurutsa Mwami uyu munsi kugira ngo babashe kuba ab'umumaro mu bandi bantu. Ndasenze kugira ngo Mana, utwumvishije n'uduteze amatwi agubwe neza, ahabwe umugisha, abohoke, akire buri icyo yari arwaye, agikire mu izina rya Yesu. Ndagushimira, guhimbaje ko bitwemereye. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampere umugisha. N'ubundi muri kumwe na Bishop Francis. Inomero za zindi mudushakiraho ni za zindi. Imana ibahe umugisha. Shalom.